ikaze uwo ari we wese ukurikiye ibiganiro bitambuka kuri Ca Bugufi Mission. Tunezejwe no gusubirana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi nezejwe cyane n'abakurikirana ibiganiro n'abadutera kamo cyangwa se abaduhamagara batubaza bati Ca Bugufi Mission ntabwo tuherutse kuyumva. Tugarutse rero kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire kubera ko tuzi neza yuko mu ijambo ry'Imana niho tuvana imbaraga. Ni byiza ko umuntu wese waciye bugufi abyuka mu gitondo amaze gusenga akumva n'ijambo ry'Imana kugira ngo ribashe gutunga umugingo bwiwe, kuko nta wabaho atarya cyangwa se ngo anywe ngo uwo mubiri wiwe ushobore kubaho. Niyo mpamvu rero mbashimira cyane kubwo ruhare kuri uwo mugambi mwiza. Ndagira ngo rero mbabwire ko ibiganiro ushobora kubishaka uciye kuri Google search cyangwa se kuri YouTube channel aho wandika Ca Bugufi Mission nama ukabona ibyo biganiro byose uko byakabaye, ukabikurikirana cyangwa se ugahitamo ibyo ushaka kumva. Imana yacu ishimwe cyane. Babwire ko rero izina ryanjye ari Pastor Christophe uwabakurikiza. Ndagira ngo rero tuganire ku rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino cyangwa se Abikorino. Ndagira ngo rero tubanze tuvugeho muri make uru rwandiko rwa kabiri muri kino gice cya mbere. Ndagira ngo turuvugeho urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino. Ese urwandiko rwa kabiri rugizwe n'ibice bingahe? Nibyo shaka kugira ngo mbabwire. Urwandiko rwa kabiri rero rugizwe n'ibice 13, bigizwe n'imirongo ikurikira nshaka kugira ngo tuganireho cyangwa se tuze kuvugaho mu gihe kizakurikira. Tuzayivugaho cyane. Igice cya mbere cy'urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino rugizwe n'imirongo 24, nawe igice cya kabiri cy'uru rwandiko igice cya kabiri kigizwe n'imirongo 17. Igice cya gatatu cy'uru rwandiko kigizwe n'imirongo 18. Igice cya kane kigizwe n'imirongo 18. Igice cya gatanu kigizwe n'imirongo 21. Igice cyaho cya gatandatu kigizwe n'imirongo 18. Igice cya karindwi kigizwe n'imirongo 16. Igice cya munani kigizwe n'imirongo 24. Igice cyaho cya cyenda kigizwe n'imirongo 15. Igice cya 10 kigizwe n'imirongo 18. Igice cyaho cya 11 kigizwe n'imirongo 33. Igice cyaho cya 12 kigizwe n'imirongo 21. Igice cyaho cya 13 kigizwe n'imirongo 14. Yose hamwe rero ni imirongo 257 cyangwa se 257 verse. Ndagira ngo rero muri bino bice rero tumaze kumva ibice 13 bigizwe cyangwa se bigize urwandiko Paulo yandikiye, urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino. Tuzabivugaho rero muri uyo mwanya, muri kino gice cyangwa se muri kino gihe tugiye kuganira ku rwandiko Paulo rwa kabiri Paulo yandikiye Abakorino. Ndagira ngo rero twinjire rero mu gice cya kabiri cya kino kiganiro tumaze kuruhuka gatoya, hanyuma noneho tujye twabona kwinjira neza mu bijyanye n'ijambo ry'Imana, twumve neza impamvu uru rwandiko rwa kabiri Paulo yarwandikiye Abakorino, akabandikira urwandiko rwa mbere ariko akageraho akabandikira n'urwandiko rwa kabiri. Twumve icyo yashakaga tukimenye, hanyuma noneho tuzaye twabona kumva neza urwandiko rwa mbere icyo byashakaga kuvuga. Ndagira ngo rero twumve neza nyuma ya kano karuhuko tumaze kumva umwanya mutoya tumaze kuruhukamo. Tubaye ikaze rero mu gice cya kabiri kino kiganiro, aho turi kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko tuzagenda dusanga mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abikorino. Turagira ngo rero tuvugane ku kino gitabo cyangwa se kuri runo rwandiko
Pawulo yandikiye abikorino rufite ibice 13 bigizwe n'imirongo 257 cyangwa se imirongo 257. Ndagira ngo rero tubivugeho muri makeya. Mu rwandiko rero rwa kabiri Pawulo yandikiye abakorino, twabavuga ko umujyi w'ikorino wari wubatswe hafi y'umuhanda mukuru wanyurwagamo n'abacuruzi, warimo ubukungu bwinshi n'ingeso mbi nyinshi. Hari ingeso cyangwa se imico itari myiza, imyifato itari myiza. Mu rugendo rero rwe rwa kabiri, uwo ni Pawulo yahamaze amezi agera kuri 18. Yahavugiraga rero ubutumwa ndetse ashinga n'itorero nk'uko bisomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 18 habivuga. Iryo torero yahashinze ryari rigizwe ahanini n'abantu b'abakene. Ntabwo bari abakire, bari abantu b'abakene bafite itunga rito cyangwa se bafite ubutunzi buke, nk'uko iyo bisomye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye abakorino igice cyaho cya mbere ku murongo waho note ku murongo wa 26. Aho ngaho ubisangamo, ushobora kuhasanga ayo makuru. Igihe rero Pawulo yari muri Efeso mu rugendo rwe rwa gatatu, yumvise inkuru n'ibibazo biturutse i Korinto, bituma rero ahandikira urwandiko rwe rwa mbere. Ahari urwo rwandiko nirwo yavuzeho mu bakorino ba kabiri igice cyaho cya kabiri ku murongo wa 4. Urwo rwandiko rwe rero rukomeye rwajyanywe na Tito waje guhagurukana inkuru nziza z'i Korinto, zigahumuriza Pawulo cyane. Nyuma y'ibyo rero nibwo yandikiye abakorino urwandiko rwa kabiri. Numva urwandiko rwa kabiri rwaje bitewe ko Pawulo hari inkuru nako Tito hari inkuru nziza yarazaniye Pawulo. Urwandiko rwa kabiri rero ari rwo urunguru tushaka kugira ngo tuzaganireho. Hari icyo shaka kugira ngo mbabwireho. Hari icyo Pawulo rero asaba abantu b'i Korinto kuzamwakira no guteranya ibintu byo kuzafashisha abakristo b'i Yerusalemu. Abakristo rero b'i Korinto bagombaga kwakira Tito, bakazamwakira, hanyuma akazaboneka ibintu byo gufashisha i Yerusalemu kuko bari bashonje. Pawulo yerekanye uburyo bukomeye yari abanye n'iryo torero. Ushobora kwibaza uti ese kubera iki Pawulo yakoze ibyo bintu abo bantu kandi barabakene? Hari icyo yashaka kwigisha. Ndagira ngo uzakimenye nukurikira iri jambo ry'Imana riboneka mu gitabo cyangwa se mu rwandiko Pawulo yandikiye abikorino. Ndagira ngo urwandiko nurukurikira cyane, uzumva uburyo bwinshi abantu bajya bakoresha bavanga bakorera Imana ngo nuko ari abakene, ariko Pawulo abwira aba bantu yuko bakwiriye gukora kugira ngo bafashe bagenzi babo bakennye cyane babe bari i Yerusalemu. Ikindi nanone mwamenyamo, nubwo bamwe muri bo bamusuzuguraga ndetse bagashidikanya ukwizera kwe, yasobanuye mu rukundo rwaganishaga ku bwiyunge hagati ye nabo. Dore rero ibikubiye muri uru rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye abikorino. Igice cyaho cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 11 hariho indamutso. Hanyuma rero ku gice cyaho cya mbere mu murongo wa 12 ndetse n'igice cya 7 n'igice kugeza ku murongo wa 13 Pawulo n'itorero ry'i Korinto. Hanyuma igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 5 nako ku murongo wa 9 ndetse n'umurongo wa 15 hari imfashanyo igenewe abakristo b'Iyudaya. Hanyuma rero ku murongo wa 10 kugeza ku murongo wa 12 Pawulo yemeza ko ari intumwa. Igice cya 13 rero umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 14 tuzasanga umwanzuro.
ndagira ngo rero uzakurikirane cyane uru rwandiko Pawulo yandikiye aba bantu b'i Korinto, wumve icyo Pawulo yashakaga kubabwira. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Ndagira ngo rero mbere y'uko tujya gusoza ijambo ry'Imana, tugiye ngo dusome ku bijyanye n'uru rwandiko Pawulo, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'i Korinto. Turasoma ku murongo wawo, turahera ku murongo waho igice cyawo cya mbere, umurongo wawo wa mbere, tugeze ndetse ku murongo waho wa 11. hanyuma turavuga amagambo make cyane asigaye dusoze, kugira ngo tuzakurikirane umwanya mwiza wo kumva uru rwandiko rwa kabiri. Pawulo wagizwe intumwa ya Yesu Kristo, cyangwa se wagizwe intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, na Timoteyo mwene data turabandikiye, mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto n'abera bose bari muri Akaya hose. Ubuntu bube muri mwe n'amahoro biva ku Mana Data wa twese no ku Mwami Yesu Kristo. Pawulo ashimira Imana kubwo kurokorwa ibyago n'urupfu. Hashimwe Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ari nayo Data wa twese w'imbabazi, n'Imana nyiri humure ryose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana, kuko nk'uko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane, niko no guhumurizwa kwatugwijijwemo na Kristo. Iyo tubabazwa tuba tubabarizwa kugira ngo duhumurizwe no gukizwa, kandi iyo duhumurizwa tuba duhumurijwe no kugira ngo muhumurizwe namwe mubone uko mwihanganira imibabaro imwe niyo natwe tubabazwa. Nicyo gituma ibyo tubiringiyeho bishikamye, kuko tuzi yuko ubwo mufatanyije imibabaro mufatanije no guhumurizwa. Bene data, ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubereyeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushobora, ndetse bigatuma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka ryo gupfa, kugira ngo tutiyiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye yuko izakomeza kuturokora. Namwe mufatanije natwe gusenga, kugira ngo impano twashijwe na benshi bayishimire Imana ku bwacu. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icubahiro. Ndagira ngo rero tuvugeho neza kuri ijambo ry'Imana tumaze gusoma, ariko twibaza ikibazo kivuga ngo mbese ibyo nsomye biranyigisha iki ku Mana Data, kuri Yesu Kristo ndetse no ku Mwuka Wera? Hari icyo rero kuba wibaza ku byo umaze gusoma. Duhumurizwa mu makuba yacu yose, nk'uko tubisomye ku murongo wa 4. Pawulo azirikana ineza y'Imana yari yo soko nyakuri y'ihumure. Kubabazwa rero ahorwa umurimo w'ivugabutumwa ntibimutera ipfunwe, cyangwa se kumva ko yava mu murimo w'Imana yumve ko atakaje intege, ahubwo bimutera imbaraga, kuko ku rundi ruhande bitera abo yabyaje ubutumwa bwiza gukomerezwa muri Kristo. Umukristo nyawe rero iyo ahuye n'ibimuhangayikisha ntibimutera kwiheba, ahubwo atumbira Kristo. Ntabwo wavuga ngo ibibazo biraje ngo uvemo, ahubwo uravuga ngo wowe Kristo ngwino nkomeze, ni wowe nkomezi zanjye. Yaturokoreye urupfu rukomeye rutyo, nk'uko twasomye ku murongo wa 10. Pawulo avuga ko, cyangwa se ku makuba yahuriye nayo muri Aziya, akabatera kwiheba cyane, nk'uko twasomye ku murongo wa 8 n'uwa 9. Birashoboka ko yibutse uburyo yarwanyijwe bikomeye muri Efeso. Iyo tubisomye ku murongo ku byakozwe n'intumwa igice cya 19 ku murongo wa 23 kugeza ku murongo wa 26. Kuba rero agihumeka umwuka w'abariho ntabikesha imbaraga ze, Imana niyo yamurinze. Burya rero kumenya neza ko Imana ifite ububasha ku rupfu
ndetse ko ubuzima bwacu buri mu biganza byayo, bidutera kugira ibyiringiro bitajegajega. Imana yacu ishimwe cyane. Nta mpamvu nimwe ukwiye kuvuga ngo ni wowe ufite imbaraga, ahubwo Uwiteka niwe ufite imbaraga, ujya ukurinda akakurwanirira mu bibazo bitandukanye. Namwe rero mufatanije natwe gusenga nk'uko babishoje. Pawulo abisoza kuri umurongo wawo wa 11 avuga ngo namwe mufatanije natwe gusenga. Pawulo arashishikariza abakristo gukomeza kumuzirikana no mu masengesho kugira ngo abashishwe gusohoza neza inshingano yo kwamamaza Kristo. Hari ikintu rero dukwiriye kwibaza, cyangwa se abakristo benshi batajya bakunda gutekereza. Mbese ujya ufatanya cyangwa se ugafatanya n'abandi, cyangwa se ugafata umwanya wicaye iwawe wo gusengera abavugabutumwa n'abakora imirimo itandukanye yamamaza Kristo mu itorero usengamo, cyangwa se mubo musengana? Ibyo bintu ujya ubikora, cyangwa se uragenda ukabonana n'abagusengera, cyangwa se ukabonana n'abakozi b'Imana ukumva ko bo bamaze kugerayo batahura n'ibibazo? Hari abantu benshi bajya bakora ubwo buryo, ntibasengere abakozi b'Imana, bakumva yuko abakozi b'Imana bo badakwiriye gusengerwa, bakumva ko abakozi b'Imana nta hantu bakwiriye guhurira nabo. Ariko burya bya bintu ntabwo aba ari byiza. Ni byiza yuko niba uri umuntu koko wakiriye Yesu, ukwiriye gusengera abakozi b'Imana, ukabashyira imbere y'Imana. Ndagira ngo rero inshuti ikurikiye ibi biganiro, mu byo ko tujya gusoza ahangaha, tuzasubira ijambo ry'Imana ku munsi ukurikiyeho, cyangwa se utaha ndiho abishatse, kugira ngo twumve uru rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto, urwandiko rwa 2. Ndagira ngo rero ndiho abane namwe, abashyikire kandi abarengere, abagire neza ku bw'izina Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Shalom, ndiho abane namwe.